Shalom shalom bene data, Yesu ashimwe cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana mu mutima kubw'uyu munsi Imana hari indi ntambwe irimo iduteza, turabishimira Imana. Mbere ya byose rero turanezerewe cyane kubw'uyu munsi, kubw'iyi tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Turashimira Imana cyane yuko Imana idufunguriye umurongo kuri YouTube, ariyo Channel TV twafunguye uyu munsi wa none, ariyo ngiye kubabwira. Tugiye kuzajya dukoreraho amateraniro ndetse tugatambutsaho ijambo ry'Imana, ndetse ari ubuhamya mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana, nk'uko n'ubundi bwo twari dusanzwe dufite umurimo cyangwa se aho twateraniraga. Ariko uyu munsi wa none turashimira Imana yuko Imana inaduteye intambwe, tukaba dufunguye umurongo kuri YouTube tuzajya dukoreraho umurimo w'Imana. Rero nagira ngo mbabwire yuko ni iby'agaciro kandi ni ibyo gushimira Imana cyane. Ntabwo biba byoroshye, ariko turashima Imana yuko Imana yabikoze. Ntaravuga byinshi rero, munyemerere tubanze dusenga Imana kugira ngo nze ngaruke noneho mbahe gahunda zose uko tugiye kuzajya dukora amateraniro, uko tuzajya dukurikira ijambo ry'Imana kuri YouTube, kuri channel twafunguye. Reka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, tubahaye ikaze na karibu. Turakwakiriye Nyiringabo Uwiteka Imana muri uyu mwanya mwiza. Turakwiyegereje cyane kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimiye cyane, umutima wanjye uranezerewe cyane, kandi turagushimiye nanone kuko uyu munsi Mwami Imana hari indi ntambwe uduteje Mwami, kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe binyuze Mwami Imana kuri YouTube. Turagushimiye yuko dushoboje rero Mwami Imana uyu munsi ukadushoboza tugafungura channel ya TV kuri YouTube kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana. Turagushimiye rero Mwami, turasenze kugira ngo uyu mwanya ubane natwe. Ndasenze kugira ngo Uwiteka utangirane natwe kandi uze no gusozanya natwe, kugira ngo iri jambo tugiye kuganira Mwami Imana ubane natwe cyane mu izina rya Yesu. Rero nyakubahwa Uwiteka Imana, ndagusaba kugira ngo umubwenge, ndagusaba kugira ngo umubwenge bw'Umwuka Wera, ubwenge buhishurirwa mu izina rya Yesu. Ndagusabye kugira ngo Mwami ume ayandi mavuta, ndagusaba amavuta y'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo Uwiteka abe ari we mfata ukuboko mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndasenze kugira ngo Nyiringabo Imana, njyewe ubwanjye mvuze ibyanjye nabeshya, mvuze iby'ubwenge bwanjye ntacyo byamara, naba ndimo mbeshya. Ariko ndasaba kugira ngo Umwuka Wera ari we mufasha twahawe, kugira ngo amfashe, kugira ngo iri jambo Mwami Imana tugiye kuvuga rikore ku mitima y'ubwoko bwawe bagiye kudukurikirana kuri iyi channel mu izina rya Yesu. Urakoze rero kubanye natwe, utangiranye natwe muri iri jambo, muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye ko utangiranye natwe kandi uri busozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, Imana ibahe umugisha kandi Imana irusheho kutugirira neza. Nk'uko natangiye mbabwira, ndagira ngo shima Imana cyane mbere na mbere kubw'uyu munsi, kubw'iyi tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Turashimira Imana yuko Imana idufunguriye umurongo kuri YouTube tugiye kuzajya dukoreraho umurimo w'Imana. Benshi
benshi mwarabyifuje, benshi mwaragiye mubisaba kugira ngo mujye mukurikirana ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo naho muri namwe mushime Imana yuko Imana yamaze kudufungurira umurongo. Rero ndagira ngo nkubwire uko uzajya ubigenza kuri YouTube kugira ngo ubashe kudukurikirana, kugira ngo ubashe kumva ijambo ry'Imana, ubashe gukurikirana n'amateraniro, ubashe kumva ubuhamya. Iyi TV zacaho ivuga butumwa rikomeye cyane. Rero uzajya ujya kuri YouTube hahandi n'undi gusacinga urimo ushaka za Channel TV, wandikeho Ibuye Ryera TV, niko channel yacu yitwa, ni Ibuye Ryera TV. Rero uzajya unasangaho logo yacu, cyangwa se akenshi uzagenda ubona n'amavideo n'ibyigisho uzabibona. Imana igumugisha. Rero ndagira ngo dufatikanye kuvuga ivugabutumwa, dufatikanye kugira ngo tuzamure ubwami bw'Imana, tuvuge ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Mwene data, ndagusaba kugira ngo udushyigikire, kugira ngo ubutumwa bwiza burenge iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, bugere muri Afurika yose, bwambuke bugere i Burayi, muri Aziya, za Amerika hose. Imana igumugisha. Ngewe ubwanjye ntacyo nakora, ariko nidufatikanya tuzagera kure. Imana yo mu ijuru itugirire neza, kandi ndabizi neza ko Imana izaguha umugisha mu izina rya Yesu. Rero nakubwiye ngo uzajya ujya kuri YouTube nk'uko wasacingaga irindi vugabutumwa n'iki n'ayandi macano, uzajya wandikeho Ibuye Ryera TV, Ibuye Ryera TV. Uzajya uhita utubona, ukurikirane ibyigisho byacu. Hanyuma mu rwego rwo kudushyigikira, mu rwego rwo gukomeza kwagura ivugabutumwa dufatikanije nawe, uzajya ukanda kuri subscribe, ukande no kuri kariya kazogera, kugira ngo ube uri update ku cyigisho, cyangwa se kwivugabutumwa, cyangwa se kuri buri jambo ryose abakozi b'Imana bazagenda batambutsaho, yaba ari amateraniro, yaba ari ubuhamya, icyo ari cyo cyose cyubaka ubwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru igumugisha. Rero ndetse nanakubwira ngo aho uzajya ubona ahantu handitseho comment, uzajya wandikaho comment, wandikeho ibitekerezo byawe, icyifuzo cyawe, ndetse hariho na nimero za telefone uzajya uzibona. Ushoboye kuduhamagara uzajya uduhamagara, utugire n'inama, kuko ndabizi neza bizadufasha, kandi tuzakora umurimo w'Imana, ibintu bigende neza. Imana yo mu ijuru rero iguha umugisha. Ndakwinginze kugira ngo nuzajya ubona ino video, cyangwa se ukayifungura ukayibona, ntukayihererane, ahubwo jya sharinga, jya ukora share, usangize na bagenzi bawe, kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Munyemere rero, kuko ni umunsi wa mbere dufunguye Ibuye Ryera TV kuri YouTube. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ritoya cyane, ni nk'ijambo ry'urufunguzo tugiye kuganiraho. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ni ijambo tugiye gusoma muri Petero wa mbere igice cya 2, turasoma umurongo wa 4 ndetse tugeze ku murongo wa 6 gusa. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ndasubiramo aho tugiye gusoma. Turasoma rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2, umurongo waho wa 4 turageza ku murongo waho wa 6. Naho ngaho tugiye kuganira n'ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza, Imana iduhana umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ku murongo wa 4 ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi.
namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Dusubiremo. Ku murongo wa 4 yaravuze ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Bene data, iri ni ijambo tugiye kuganira, ntabwo ari rirerire, ni rigufiya, ariko nubwo dusomye 200 gusa, harimo ubwiru bw'ijambo ni bwinshi, ni bugari. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Ubwo Petero yandikaga iri jambo, yari yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Yandikira ijambo aravuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Avuga ijambo rikomeye cyane ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryabaye iry'igiciro. Ahangaha Petero yari yamaze guhishurirwa ko nta rindi buye rizima usibye Kristo Yesu. Nta rindi buye rizima twakubakiraho, nta rindi buye rizima wakubakiraho kugira ngo ugire ubuzima bukomeye usibye Yesu Kristo. Niwubakira kuri Yesu Kristo uzakomera. Niwubakira kuri Yesu Kristo, ibyo ukora byose uzahirwa muri byose mu izina rya Yesu. Ubucuruzi bwawe nibwubakira kuri Kristo Yesu uzatera imbere waguke. Urugo rwawe nirwubakira kuri Kristo Yesu ari we buye rizima, urugo rwawe abadayimoni ntabwo bazarurwanya mwene data. Urugo rwawe abarozi ntabwo bazabatandukanya, ntabwo bazabaruga, ntabwo muzapfa, muzarama mu izina rya Yesu. Ariko birasabwa kubakira kuri Kristo Yesu. Petero avuga iri jambo yuzuye imbaraga z'umwuka wera, aravuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. Mwibutse shuti mwene data, impamvu Petero yanditse iri jambo, abantu bari bageze mu gihe cyo guhunga Yesu, bakumva Yesu, bakumva bega ntacyo bivuze. Abantu baragiye mu byaha, abantu batarasobanukirwa yuko Yesu ari we buye rizima. Mwibutse dusubiye inyuma, Yesu yaraje mu isi, muribuka ibyo yakoze byose, ntabwo tugiye kubivuga. Ariko Yesu nta kindi cyamuzanye avuye mu ijuru asize ubwiza n'icyubahiro no gukomera yari afite kwa Data. Ni ukubera urukundo rukomeye kugira ngo yongere duhuze n'Imana, kugira ngo yongere duhuze na Yesu. Ahangaha niyo mpamvu Petero yanditse ijambo. Yesu yaje mube, ariko abe ntibamwemera. Ariko ijambo riravuga ngo ariko abamwemeye bose yabahaye kwitwa abana b'Imana. Mwene data, ndagusaba kugira ngo wegere Yesu, wubakire kuri Kristo Yesu. Mana ishimwe cyane, kuko Yesu niwe rufatiro, niwe rufatiro ruzima rutanyeganyega, niwe rufatiro ruzima rutajegaje, niwe rufatiro ruzima. Mwene data, mu izina rya Yesu. Nuko Yesu akimara kuza mu isi, ngira ngo mwagiye musoma ijambo, mwagiye guhera muri Matayo kageza muri Yohana, uko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu akimara kugera mu isi yaravutse. Nihuse gatoya, Yesu ngo agere mu myaka 33
n'itatu atangira ivugabutumwa cyangwa se misiyo ye iratangira y'ivugabutumwa. Ariko mbibutse yuko ariko bagiye bamwanga kuko yakoraga ibintu bikomeye cyane. Yesu yakishije abarwayi, Yesu yazuye abapfuye, Yesu yagiye ahumura impumyi, Yesu yagiye akora ibitangaza bikomeye, ariko ntibamwemeye mwene data. Ariko abantu bamwemeye uyu munsi wa none, haleluya, uyu munsi wa none barakomeye kandi bari mu bwami bwa data, mu bwami buzahoraho ibihe byose. Ndagira ngo mwibutse mwene data, turi ku ijambo rivuga ngo nawe wubakire kuri Kristo Yesu. Mana ishimwe cyane, iyo wubakiye kuri Yesu urakomera ugashikama, naho imiraba yaza, naho inkuba zakubita, naho isi yakubirandura, ariko iyo wubakiye kuri Kristo Yesu urakomera ugashikama mu izina rya Yesu. Turi kuri rya jambo rivuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. Ahangaha igihe cyari kigeze nabwo abantu baramuvuyeho, baravuye kuri Yesu, baramuhunze, bamuvuyeho, batakimva ijambo ry'Imana. Ariko Petero avuga ngo noneho nimumwegere. Iyo usomye umurongo wawo wa 3 hejuru yawo, avuga ngo niba mwarasogonye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima. Reka nkwibutse mwene data, nimba warigeze gusogongera kuri Yesu, nimba warigeze gusogongera yuko Yesu agira neza, nimba warigeze kubona ukuboko kw'Imana ukakubona, niba warabonye gutabara kw'Imana, niba warabonye imbaraga z'Imana zigukura ahantu wumvaga yuko utari kuzava, nimba warabonye Imana iseruka iwawe mu rugo iwawe byakomeye, Imana igakora igitangaza, uyu munsi wa none ukaba ugihumeka umwuka w'abazima, yagira ngo nongere ngutangarize nkubwire ngo ariko uyu munsi wa none ukaba wumva hari ibintu byagukuye kuri Yesu. Hari igihe ibibazo biza, hari igihe intambara ziza, hari igihe umuntu ahura n'intambara zitandukanye zikagukura kuri Kristo, ndetse nta kindi Satani abagamije ni ukugira ngo agukuremo Imana wizeye, akwibagiza imirimo n'ibitangaza Yesu yagukoreye kugira ngo akugeze mu kurimbuka. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo ngutangarize nkubwire mwene data, ndaguhendahenda, ndakubwira ngo ongera wegere Yesu, ongera wubakire kuri Yesu. Yesu wabonye cyagihe, Yesu wabonye cyagihe akugaburiye, cyagihe waburaye uri ku muhanda, uzi yuko utazavamo umugabo, uzi yuko utazavamo umudamu mwiza. Yewe ndagira ngo nkubwire mama, ya Mana wahamagaye igaseruka, uyu munsi wa none warayitaye. Sinzi ibindi wiyegereje, sinzi urundi rufatiro wubatseho, ariko uyu munsi wa none Yesu akuntumyeho, ambwiye ngo ndagira ngo nkwibutse, akwibutsa ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ryabaye igiciro. Ndagira ngo nkubwire ngo garuka kuri Kristo mwene data. Petero yandikira ijambo aravuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ribi ry'igiciro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo ngubwire mwene data, ni ibiki wubakiyeho muri iyi minsi ya none, muri iki gihe turimo, muri ibi bihe by'ubuhenebere? Ni ibiki wubakiyeho? Ndagira ngo ngubwire ngo uyu munsi wa none urabivaho, kubera yuko Imana ije kugirira neza ubwoko bwayo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo naho umukiranutsi yagwa, nubwo yagwa ariko ntabwo azigera arambarara, ntabwo azabigumamo ibyo byaha, ntabwo azabigumamo. Oya, uravamo mu izina rya Yesu. Ibyo byaha urimo urabivamo,
mu izina rya Yesu. Urwo rufatiro rw'abadayimoni wubatseho, Satani yarakuvangiye, Satani yarakuriganije, wavuye ku rufatiro ruzima ahubwo wagiye ku rufatiro rupfuye. Mu izina rya Yesu uyu munsi wa none uraruvaho, urava muri iyo nzira y'umwijima. Uyu munsi wa none ugaruke mu nzira y'umucyo. Yesu aragukeneye. Yesu arashaka kongera kuba mu rugo rwawe mama. Yesu arashaka kongera kuba mu rugo rwawe papa. Imana irashaka kongera kuba muri urwo rugo mwubatse mu izina rya Yesu. Imana irashaka kubana namwe. Ijambo ryarambwiye muri Luka, rambwiye ngo nuko ngo mugabo yubatse inzu ngo umwe yubaka ku musenyi, undi ngo yubaka ku rutare, ngo ariko ngo imvura iguye byarasobanutse ngo wari wubatse ku rufatiro, inzu yarakomeye, imvura iguye nta kintu yayitwaye, ariko wari wubatse ku musenyi, imvura yaraje irayitembana. Ndagira ngo mubwire ngo mwene data, hindukira uze wubakire kuri Kristo Yesu. Tugiye gusenga Imana. Mana yo mu ijuru tugirire neza. Uyu munsi kera wari wubatse kuri Kristo, kera wari wubatse mu ijambo ry'Imana usenga, ariko uyu munsi wa none wubakiye ku bapfumu, ariko uragaruka. Iyo miti urimo wisiga wakuye mu bapfumu, iyo ngiyo uyireke wubakire kuri Kristo. Wongere uce bugufi, ushyira amavi yawe hasi usenga Imana. Imana yo mu ijuru irakugirira neza mwene data. Nabasuzaga muri iri jambo. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Nagira ngo mbabwire ngo twaje rero kuri YouTube. Twaje kandi umurimo w'Imana urakomeje. Umurimo w'Imana urakomeje bene data. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Mwene data rero ndagusaba kugira ngo udushigikire, ukanda aho ngaho kuri subscribe, kugira ngo uzajye ukurikirana ivugabutumwa cyangwa se uzajye ukurikirana ijambo ry'Imana ndetse n'ibyo byose n'ijambo ry'Imana, amateraniro, ibyo twakoze byose ubibone mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru igumugisha, kandi nkwibutsa gukora share kugira ngo usangize na bene data bose, kugira ngo turusheho kuzamura ubwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru tugire neza. Munyemerere rero tugiye gusengana Imana, dusoreza harya ijambo ritoya ry'urufunguzo, ariko ndabizi neza turakomeje kuko Imana idushyigikiye mu izina rya Yesu. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nongera nkwibutsa ngo uzajya ujya kuri YouTube wandikeho Ibuye Ryera TV. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, ubundi gukurikirane ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo ngusengere mwene data, urwo rufatiro wari waragiyeho uruveho, ahubwo wubake ku rufatiro rwa Kristo ruzima. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana data wa twese, Imana rubasha, turagushimiye mwami kubw'ijambo ryawe. Reka ijambo rya rihembure benshi, ijambo ryawe rikiza imitima yari yarapfuye. Mu izina rya Yesu abantu bari barapfuye mu mwuka bongere bazuke, imbaraga z'Imana zongere zibakoreho. Mu izina rya Yesu Kristo mwana, hari abantu bari bubakiye ku bintu bipfuye, bari bubakiye ku rufatiro z'abapfumu, ku mfatiro z'abarozi, ariko uyu munsi wa none reka imbaraga zawe Kristo zibakure kuri urwo rufatiro rw'umwijima rwa Satani, ahubwo Kristo Yesu bongere bibuke ineza yawe, bibuke yuko ari weho buye rizima. Mwami Yesu Kristo bongere bakubakeho. Niba barasogongeye bakamenya yuko ugira neza, reka wongere ubagarure, kuko Kristo nta kindi cyakuzanye ni ukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho kandi bwinshi. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi Imana tugire neza. Shalom, shalom.